bari barananze n'igitambo ndagenda njya kureba niba iwabo nabo wenda baba bariye ngo nandurure ngeze ku meza mbona inzoka kuri ibyo biryo hejuru ku isorori ubwo ngubwo nyine nahise ko ngira ubwoba gusa nsubira inyuma gake gake ndabakomangira aje aravuga ati ngo ubundi nkawe uba wishyira imbere ujya hehe genda ibyo ngibyo byihorere njye nanga umuntu ureba ibitamureba yari inzoka nini yari ibyibushye uraza usanga iri kurya ibiryo yego icyo cyaka nyine urumva yarantutse ako ni nk'ubwa kanga warubonye inzoka mu buzima bwawe inzoka nari nsanzwe nyibona nyine mu cyaro ariko utuyoka dutoya dusanzwe ntabwo nari narakabona inzoka ingana gutya yego none kugira ngo njye ntabwo ndumva impamvu uvuga ngo bari baragutanzemo igitambo rero yego wasanga ari umunyamasengesho simbizi mu mutima we ariko mu bikorwa byiwe ngiye yanyeretse nabonye ko atari ko bimeze ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo nyinshi nakindi shaka kuvuga kereka kugushima ngayo nguko rero uwo ni Aline Gahongayire ibiri kumuvugwaho ni byinshi cyane nkuko mwumvishe uno umwana w'umukobwa abivugaho gakeya ni inkuru y'incamugongo ku bakunda gospel ni inkuru y'incamugongo ku bakristo bose kumva inkuru nk'iyi inkuru iteye ubwoba ivugwa ku muhanzi Aline Gahongayire nkuko mwagiye mubibona rero ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye iyi nkuru ikaba yamaze kuba kimomo ni byinshi cyane rero nubwo tutarumva wenda version ya Aline Gahongayire agenda abivugaho ariko abantu benshi bagiye bagira icyo babivugaho ariyo mpamvu nyine nshaka ngo turebe ese koko ibi bintu byaba ari byo cyangwa se byaba ari uguharabika umuntu ni ku rubuga rwa X umwe mu bazwi cyane mu gukoresha nyine urubuga rwa X Godfather niwe wigize kuri postinga iyi nkuru cyangwa se iyi video y'uyu mukobwa avuga ibintu nk'ibi ngibi rwose aho avuga uyu mukobwa nyine avuga nyine ibyo Gahongayire yamukoreye ko yamufungishije ibyo yakoraga ko mu nzu ye habagamo inzoka n'ibiki byinshi cyane wenda abatumvisha iyo video mwaza kuyishaka kuri YouTube iriho ndetse no kuri X iriho ahantu hagiye hatandukanye kuko ni inkuru yabaye kimomo kandi iramamara cyane ko yagiye iri postingwa inshuro nyinshi cyane abantu benshi rero bafite icyo babivuzeho mpamvu ngira ngo turebe ese twibaze kuko Aline Gahongayire ibi biri kumuvugwaho nibyo biramutse ari byo byaba ari cyago kiziye gospel nyarwanda yaba ari cyago ku bakristo bose dore ko uyu muhanzi akundwa n'abantu benshi bitewe n'indirimbo nyinshi z'Imana zomora imitima ya benshi ni byinshi rero bamwe mu bagiye rero bagiye bakomentinga nyine ibintu byinshi nyine bigaruka kuri iyi nkuru bamwe bemeza ko ari byo abandi bavuga ati oya kuno guharabika rwose ntago ibyo ari byo ku muhanzi nka Aline Gahongayire umwe rero witwa Nkurikiyimfura Olivier akaba yavuze ati rwose uyu nawe akaba arahakongoye abayutubers nk'aba nibo ribu Rwanda nyine cyangwa se nibo ribu dore ko yasataga ingaribu nyine nibo ikwiye guhagurukira kuko kwifata ugaha ijambo umuntu agasebya undi gutya ntabwo ari nta n'ibimenyetso ni ikibazo gikomeye ubu uyu mwana ashobora gusubizwa gereza azize abayutubers bamuvugishije n'ibitari ngombwa undi nawe aravuga ati mujye mukura amatika aho kabisa uyu muntu umurebye ntabwo asa nk'umuntu ufunguwe niko yagiye abivuga nawe ubwe nyine ibyo ari kuvuga ari kubiseka yatanze ingingo zigera nko kuri 3 asa nkaho nyine cyangwa se ari guhakana iki kintu undi nawe witwa Franka ati Gahongayire si byantungura kabisa gusa nanjye reka nicecekere sinavuga ibyo ntafitiye ibimenyetso kuko wenda
ntagize ububasha bwo gufata ibimenyetso icyo gihe, gusa nyine si shyashya. Uyu nyine arasa nkaho yemeranya n'uyu mukobwa ibyo yavuze, nyine avuga ko Gahongayire rwose ibintu bari kumuvugaho ari byo, ariko aravuga ati ntago navuga ibintu byinshi kuko nta bimenyetso mfite, ntago nabashije kubifata. Biragaragara ko uyu witwa Franka kuri X nawe afite amakuru ari gusa nkaho yemeranya n'uyu mukobwa nyine wavuze ibi ngibi. Undi nawe wita Wazax 7 akavuga ngo uyu mukobwa urabona ko ukuntu atuje rwose ntiyabeshya. Uyu nawe rero aremeranya nyine, uyu nawe nyine aremeranya n'uyu mukobwa kuri iyi nkuru ko ibiri kuvugwa kuri Gahongayire ari byo. Undi nawe nanone witwa Optimistic aravuga ati nta gitunguranye kuri Aline Gahongayire, buriya uzatinya umugore wananiwe kubaka urugo kandi umugabo ntacyo abuze. Iyi komanteri iteye ubwoba, kandi kigaragara ko abantu basa nkaho bashyigikiye ibyo uyu Optimistic yavuze. Nuko iyi komanteri ifite like 7 bigaragaza ko aba batanze like bemeranya n'ibyo uyu muntu. Umva ubukakare bw'iyi komanteri, ati uyu mugore rwose yananiwe kubaka urugo kandi umugabo ntacyo abuze. Ati rwose ntago ari ibintu bitunguranye cyane. Uwitwa 99.18% nawe ati sha uyu mugore ibi bamuvugaho byose nibyo, ibi nanjye nabibwiwe n'umuntu wari inshuti ye magara kandi ngo ashyiraho tudashi, nako hari ibyo umuntu atabasha kuvuga. Uyu biragaragara ko afite amakuru menshi, reka menshi ahise yagira ibanga, ahise yose ayakubira mu tudashi twinshi. Ni ibintu biteye ubwoba rwose biri kuvugwa kuri uyu mudamu. Undi witwa Andre nawe ati ubwo Aline nawe turaje tumumenye neza rero. Undi nawe ati uyu mwana ashobora kuba yararenganijwe, ariko biragaragara ko harimo no gusebanya kubera uburakari. Byaba byiza rero twumvise Arine's side. Ubwo nyine n'ubangu uyu nawe akeneye nyine kumva version ya Arine nyine avuga kuri iki kintu, ari nabyo navuga nti Aline Gahongayire aramutse wenda ari hafi yaza kisobanura kuri iki kintu, kugira ngo abantu bareke kubivuga cyangwa se kumuvuga niba atari byo koko, bareke kumusebya ndetse anatange point ye yo kwiregura cyangwa se yo guhakana iki kintu, kuko abantu batangiye nyine gusa nkaho bari kwemera ibyo uyu mukobwa yavuze. Gusa nanone ntawamenya kuko nabandi bari kugenda bavuga ati nanjye hari amakuru nagize, undi ati nanjye hari uku, undi ati nawe, mbega ukumva ko atari ikivugwa n'umwe cyangwa se atari inkuru iri kuvugwa n'umwe. Undi nawe witwa Prince yanditse mu Cyongereza ati I'm no judge but our justice system is so weak. Often times people get taken in without cases and still spend a significant amount of time in jail, but the ones who put them there often walk away unscathed cyangwa se unscathed even though the person is innocent. Uyu nyine ari kuvuga nyine ko wenda uriya mukobwa ashobora kuba yarafunzwe azira ubusa, bitewe wenda ubwo nawe arasa nkaho yemeranya nawe nyine aho ari kugenda nyine avuga nyine ko rimwe na rimwe nyine ngo justice system iri so weak. Ni uko abyumva, nago twarenganyiriza umuntu igitekerezo cye. Undi nawe witwa Emmanuel Nzamurambaho ati ngiye buriya rero sinarengera umuntu ntazi. Undi nawe ati umukobwa w'amajyambere Silas nta kinada. Sinzi uyu mukobwa w'amajyambere Silas ari kuvuga niba ari Aline Gahongayire cyangwa se niba ari uyu mukobwa wavuze ino nkuru, ariko buriya nawe hari cyo yashatse kuvuga. Undi nawe ati uyu mukobwa w'amajyambere Silas, hano ndakibaza
uyu mukobwa wa Majyambere Silas ni Aline Gahongayire cyangwa se n'uyu mukobwa wazanye ino nkuru? Abamuzi neza cyangwa se abazi uyu Majyambere Silas mutubwire muri comment, ese ni se wa Aline Gahongayire cyangwa se ni se uriya mukobwa? Nago mbizi neza, mutubwire muri comment kuko abantu numwe nzi neza ku buryo namenya na se. Ati yakomeje avuga ati nduzi ikibuga kigiye kumucuramiraho kigiye kumucuramiraho nka mucuti we nyine magara ntunsige murungi. Ya comment hano zibazi ewana zaziri gukubita zahuranya kabisa. Ni byinshi yavuze. Undi nawe witwa No Reaction ati Imana yaduhishe kureba mu mitima nyine nuko nguko byifashe. Ni comment nyinshi zagiye zitangwa kuri iyi nkuru, ndetse nawe ufite icyo wavuga nubwo wenda utabashije kugera kuri uru rukuta nyine rwa X ngo ubashe gukomentinga ku makuru agenda avugwa nyine kuri uyu Aline Gahongayire kuri iyi gahunda nako cyangwa se kuri iyi nkuru. Ariko nawe hano kuri Kigali CNN watanga comment yawe ukatubwira ese kuko ubona Aline Gahongayire ari umuntu wakora ibi biri kumuvugwaho cyangwa se nuguharabika umuntu kwibingibi byateye muri showbiz cyangwa se kuri social media zo mu Rwanda? Dropping a comment yawe maze dukomeze, kandi nimwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na share.